tugiye kuvugana ijambo rero umwanya mutoya ariko ijambo ry'Imana ryo ni rigari ntabwo rijya riba ritoya. Dufatanye ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere, abafite Bibiliya dusome muri Samweli wa mbere igice cya 17 dore ku murongo wa 37. Samweli wa mbere 17 dore ku murongo wa 37 abafite Bibiliya. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. 38. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikote riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Ijambo tugiye gufatanya dusoza uyu mwaka kugira ngo aya mashimwe dufite n'umwaka utaha turiho dusoza tuzabe twuzuye ayo mashimwe kandi tuyuzuriye mu nzu y'Imana. Amen. Tugendeye mu ijambo ry'Imana, numvise ijambo riza muri nge rivuga ngo ba wowe. Yesu ashimwe. Ba mbe njyewe nawe ube wowe. Yesu ashimwe. Iri jambo mu mwanya mutoya tugiye kumara, ndakwifuriza nk'umukristo muri uru rugendo turimo. Ntabwo umwaka ushoje ngo urugendo rusoze, turacyakomeje urugendo, ruracyari rurerure. Haleluya. Ariko muri uru rugendo kugira ngo ikindi gihe umwaka utaha nabwo tuzahagarare tuvuga ngo Imana yangiriye neza, Imana yandindiye mu buntu bwayo, yandindiye mu gakiza. Ba wowe. Amen. Ba wowe kugira ngo ubashe kunesha iyi si. Ba wowe kugira ngo Imana ibashe kugendana nawe. Dawidi ahangaha ni histoire ntabwo rero nashatse kwinjiramo, ariko Dawidi yaragiye kurwana na Goliyati, yari yarajengereje Isirayeli. Dawidi aragenda abwira umwami ngo njyewe, amuha ubuhamya yuzamutse hejuru kuri 14 ukamanuka, ubona uko yamubwiye ukuntu yarwanye intambara, ukuntu idubu yazaga akayitanyaguza, ukuntu umwana w'intama ngo zawufashe ngo ikayivana mu kanwa kayo. Dawidi amuha ubuhamya bw'uko Imana yabanye nayo mu ishyamba. Umwami arangije aravuga ati, ngaho akira imyambaro. Wa mwana we akira imyambaro kugira ngo ubashe kujya kurwana na Goliyati. Dawidi ngo baramwambitse imyambaro, batangiye kumwambika, ngo nuko ahagurutse ngo ateye intambwe yumva nibikunda, ngo agiye yumva nibikunda. Arangije abwira Sawuli aramubwira ati, rero ibi bintu ntabwo mbimenyereye, fata ibyawe nanjye ndagenda ndwana uko nari nsanzwe ndwana mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'ibihe bitandukanye mu buryo bw'umwuka. Ba wowe kugira ngo Imana ikubashishe gutambuka muri iyi si, kuko iyo ugerageje kwisanisha n'abandi ugashaka gukora nk'abandi, bigera hagati bikakunaniza. Bigera hagati bikakunaniza. Ubashije kuganira n'abantu urugendo rwananiye bakarambika, wasanga atari uko bakoze ibyaha byinshi,
wasanga atari uko batasenze ngo bapfukame ku manywa na nijoro, ahubwo wasanga bafite ukuntu bashatse kuba, noneho kubera yuko atari ko bari, ibyo bintu bigeze aho biranga. Muri Kristo rero dukwiye kuba abo turibo. Mama Cedric nkaba uwondi we, nkavuga Imana uko ndi, nkagenda nk'uko ndi, sinshake kugenda nka mwene data madamu Kwizera cyangwa n'undi wese. Amen. Ibintu byo gukopiya no gukopera no kwigana no kwisanisha bituma urugendo rugera hagati rukananira umuntu. Ugatanya ngo ngiye gukora nka kanaka, ngiye kugenda nka kanaka. Imana itugirire neza. Wagera hagati bikanga kuko ntabwo uri kuba wowe. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu Bikorino ibice 7 umurongo wa 17, reba ngo buri muntu wese aguma uko yarari agihamagarwa. Wowe niki ijambo rishaka kuvuga? Haleluya. Wowe wishaka wikizwa ngo wumve ngo ngomba kuvuga nka Mama Cedric, ngomba kugenda nka Mama Cedric, genda nkawe. Haleluya. Genda nkawe, kizwa nkawe, korera Imana nkawe, vuga nkawe, kuko Imana iratuzi ntabwo itwitiranya. Haleluya. Imana ni nziza. Abikorino ikintu nabonye kitagira urufatanye n'agakiza. Abikorino ngo bagize ikibazo, ngo bamara kwakira Yesu umwami n'umukiza, nakwakira Yesu umwami n'umukiza, nakoreraga mwene data, nkahita numva ngomba guhita mujya hejuru, kandi n'umuyobozi wanjye. Nkahita numva ko Paulo nibwo yabwiye ati nyamuneka yemwe Abikorino, uw'imbata komeza bimbata. Haleluya. Umugaragu komeza b'umugaragu. Ntabwo kuba ukijijwe bigukuyeho ko wakoreraga runaka bikaba birangiye. Komeza ube umukozi wubaha sebuja. Aravuga ngo buri muntu ntabwo gukizwa biduhinda ngo dushake kwisanisha. Oya, kizwa ugenda uko nguko. Imana izagendana nawe, izakwigisha yawe ngendo, izaguha yawe mvugo, izaguha guhagarara uko ukwiye guhagarara, kuko Imana ntabwo ikora nk'abantu. Izana kugororera ibikwiranye n'ibyo wakoze rwose. Buri muntu wese afite urugero rwe. Buri wese afite urugero rwe. Haleluya. Uyu mwaka rero, kuri uyu munsi wa nyuma turo dusoza uyu mwaka, mera nka Dawidi. Dawidi ati ibi bintu nimbyinjirana mu ntambara, ahubwo Goliath aramitana, kuko simbimenyereye, sidubashe. Vuga nk'uko ukwiye kuvuga. Ntabwo kuba wakijijwe biri buhindura imvugo yawe ngo niba ari Pastor Seth wakwigishije ugakizwa, ubu ngiye gukora ku buryo mvuga nka Seth, ngende nka Seth, nkore nka Seth. Reka. Kizwa, ukiranuke, ukora imirimo myiza nkawe. Haleluya. Rero ibihe turi kugenda twinjiramo, Imana ikinshakaho nuko mba ngewe. Haleluya. Ikanyigisha nkanjye, ikankoresha nkanjye, ikangeza aho igomba kungeza. Ariko kwishushanya n'abandi bizatuma udindira, ndetse bidatinze bizakunaniza, noneho n'urugendo ruvemo. Imana iguhe umugisha. Amen. Ibintu dusigaye, ibintu bisigaye biriho, hari igihe uyoberwa ibyari byo, ukayoberwa ibyari byo, ukayoberwa ibyari byo. Ariko iri jambo ndihabwa, ndababwira amakuru ya 2024 nijoro, ndaza kubabwira amakuru. Iri jambo ndihabwa
mwuka w'Imana yambwiye ngo hari ibintu bigiye kurangira, hari ibintu bigiye kurangira. aje ndababwira amakuru, hari ibintu bigiye kurangira. Muri ibyo bintu hari abantu Imana igiye guhagurutsa, hari abantu Imana igiye guhagurutsa pe, kabahagurutsa nka ba Dawidi. Haleluya. Kandi Dawidi yagurukijwe. ntutinye kuvuga n'irindi do contraire. Imana igiye guhagurutsa, reka ndivuge, hari n'abijye kwicaza, ntutinye kurivuga naryo. Ntacyo natinya keretse ntagitumwe n'Imana. Icyangiye cyo nagiceceka, ariko icyo natumwe ntabwo nagiceceka. Amen. Umwuka w'Imana arambwira ngo Dawidi ahamagarwa ajya guhinduka ukiza ubwoko bw'Imana, hari bakuru bi bari bahari, bafite experience, bazi iby'intambara ku buryo batakwakanuwe n'ubwibone bwawe, ariko Imana bari we ikirisha Goliyati, Isirayeli yongera itahama amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru hari ibintu bigiye kurangira, hari ibintu bigiye gutakaza agaciro. Gukorera Imana, gukorera Imana bigiye kuba iby'igiciro cyinshi. Gukorera Imana, Imana igiye guhagarara aho ikwiye guhagarara. Gukorera Imana ntabwo ari komedi. Gukorera Imana ntabwo ari ukwikorera intebe ngo abantu bikore intebe ku mutwe ngo ubwo ngubwo ngo umwuka yamanutse. Reka reka reka. Amen. Gukorera Imana bigiye kuba ibintu bifite agaciro, kandi Imana igiye guhagurutsa abantu badatekerezwa. Imana igiye guhagarika abantu ku misozi, abantu nibajya bareba batangare. Imana igiye guhagurutsa abantu bafite ishyaka, kandi abantu babonaga nk'abadashoboye, ariko Imana izabashoboza kuko ari yo nyir'umurimo. Ibintu bya kopiyaje, ibintu biraho, ibintu by'amafiyeri byo mu nzu y'Imana, ibintu by'amafiyeri mu ijambo, ibintu by'amafiyeri mu buhanuzi. Oya, oya. Ibintu utasobanukirwa. Haleluya. Mwuka w'Imana arambwira ngo Imana igiye kwerekana kwera kwayo, igiye kwerekana kwera kwayo. Ariko kugira ngo mbishobore nawe bishobore, ni ukuri ba wowe wiba mama Cedric, nanjye ne kuba wowe. Ahubwo Pastor Seth nyine ukuntu bundi mu mwuka ari ukuntu umuntu ahanura undi agahita yumva irindi, mu mwuka nyine bure aba yamaze kwinjirayo. Yesaya yarahanuye mu bice bya 61 arahanura avuga ngo umwuka w'Imana ari kuri nge. Yesaya buriya siwe wivugaga, yavugaga yerekeje kuri Kristo. Ntabwo ari Yesaya wivugaga mu by'ukuri, ahubwo yavugaga yerekeje kuri Kristo. Kuko iyo ugeze muri Luka igice cya 4 usanga Yesu ageze mu isinagogi, ya magambo arayasubiramo. Amaze kuyasubiramo aravuga ngo ibyo ngibyo mwumvishe birasohoye, kuko nyine nyir'ubwite yarahahagaze. Haleluya. Arababwira ngo naje, kandi koko niyo misiyo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo iki ni igihe abantu bagiye kuzuza misiyo ya Yesu, kuko yasubiye mu ijuru. Ariko aravuga ngo ndagiye mbasizeho ngaho, nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, imbohe zibohoke, ibisenzegeri byongere bigarukemo ibyiringiro, mugende mutaruri zazimiye. Haleluya. Arababwira ngo ngende agiye, ariko nzakomeza kubana namwe mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Niyo mpamvu rero
tugiye kwinjira mu gihe cy'abantu bagiye kwa komplisa misiyo Jezi yasize hano muri iyi si. Haleluya. Tugiye kwa komplisa misiyo umwami w'abami yasize, kuko icyo nicyo nyamukuru cyamuzanye. Haleluya. Ntabwo Yesu yasize ubwiza mu ijuru ngo yemere kuvukira ahantu hasuzuguritse kuko tumaze iminsi muri Noheri, ngo yemere gupfa urupfu rubi kuriya kugira ngo tujye tuba mu nsengero dusirimbe gusa ariko agakiza katuri kure. Dusirimbe tugire ibiki ariko tutari abana b'Imana. Igihe kirageze kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare, abantu bahinduka abana b'Imana, ibikorwa byose tubikore kuko turi abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Ntabwo twaje mu nsengero kugira ngo tuhakorere gym. Yesu ashimwe. Ntabwo twaje mu nsengero kugira ngo tuzamure morale. Haleluya. Twaje kwakira agakiza, aka gakiza twakiriye kakaduhesha bya byiringiro ako tudaheshwa na za sente na za drum. Oya, agakiza niko katuzamurira umunezero, niko katuzamurira morale, kuko iyo twibutse ko tuzataha ijuru bituma imibabaro yo mu isi imanuka. Iyo twibutse ko tuzataha ijuru bituma ibyaha mu isi bitatugundira ngo bidutsikamire, ngo bidusubize inyuma, ngo tubyubakeho, bikatunezeza, bigatuma twuzura umwuka wera. Haleluya. Iwo ni wo munezero ukwiye kuba mu rusengero. Ntabwo mu rusengero aho tuza kunezeza iyi mibiri, ahubwo umwuka ugira ibyiringiro, twamara kuzamuka muri ibyo byiringiro bikadutera kuba tunezerewe muri iyi si. Amen. Haleluya. Yesu arababwira ngo naje kumenyekanisha umwaka w'imbabazi, naje kubwira imbohe ko zibohowe, naje kuruhura abarushye, naje gukura abantu mu bubata bwa Satani. Yes. Haleluya. Pawulo avuga ijambo ryiza mu Baroma, ngo ubwitimanye umwana we w'ikinege. Abaroma 8:31 ukamanuka, ngo mbese ubwo yaduhaye Kristo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Yesu arongera avuga ijambo muri Matayo, aravuga ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose, amazu meza, abana beza, amaviza kurira indege n'ibindi byose duheraho, ibyo byose aravuga ngo ibyo byose muzabyongererwa. Haleluya. 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 Ngakunda ijambo rivuga ngo yafashe imigisha yose yo mu bumana ngo yibumbira muri Yesu. Haleluya. Haleluya. Pastor wacu wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Ni ijambo Yohana yavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Mu yandi magambo, kuko yafashe imigisha yose yo mu bumana ikayibumbira muri Yesu, ufite Yesu Kristo afite uburenganzira kuri iyo migisha yose. Haleluya. Bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, mureke dukora ikibanze, ibindi bizaza bidukurikiye. Mureke tube abo turibo. Haleluya. Kwishushanya kurangire. Yesu avuga amagambo ngo abafarisayo n'abanditsi ngo bagize uburakari, bagira uburakari. Haleluya. Kuko ntabwo Yesu yemeye kuba uwo baribo. Abafarisayo ngo bari babantu ngo bambara ibikanzu, ngo bakambara ngo n'umusaraba muremure cyane, ngo abantu ngo bakabita ngo barabi. Rabi ni umwe.
ngo ibyo ngibyo bikabatera icyubahiro ngo bakagenda mu maguriro ngo abantu bose babubaha ngo mu birori bakabicaza imbere ngo ibyo ngibyo akaba ari byo bimika. Ariko ijambo rikavuga ngo bikorezaga imitwaro abandi bo badashobora gukozaho intoki, ngo bakarya ingo z'abapfakazi. Haleluya. Kandi bakitwa abahagarariye Imana muri iyi si. Haleluya. Yesu rero aje, Yesu aravuga ngo abafarisayo n'abanditsi muzabona ishyano. Yesu yanga gusa nabo kandi bari babahagarariye amasinagogi muri icyo gihe. Imana ishimwe. Haleluya. Ba wowe nanjye mbe njyewe tujyana ubutumwa bwiza. Ba wowe amahoro aganze. Ba wowe utari wowe ntumucira urubanza, ahubwo twese tumenye ngo misiyo turimo ni iyihe misiyo. Misiyo ndi gukora niyo Yesu yasize. Ese wowe misiyo uri gukora niyo yasize? Twese tujyana ubutumwa bwiza, ubundi umutahira naboneka twese azatugororera. Haleluya. Buwuriwe, vuga nkawe, ubwirize nkawe, ubwira abantu Yesu nkawe, wishaka kuvuga nk'uko wabonye bagoreka bakagoronzora ngo nibwo bari bwumve. Vuga Yesu wagutumye niwe uherekeza ijambo rye. Haleluya. Ntabwo Yesu aherekeza ijambo kubera ko byagoronzotse bikagenda gute. Vuga uhagaze mu kuri kw'ijambo ngo twebwe turabateza imbuto ngo ari kuzuhira zigakura n'umwe. Haleluya. Niwe Kristo umwana w'intama w'Imana. Bene da ba wowe. Haleluya. Yesu yabaye mu bafarisayo agendana nabo, aza ari umwana w'Imana. Abafarisayo nabita nk'abapasiteri n'abapotre n'ababishopu muri iki gihe cyacu n'abapadiri. Urumva nibo bantu bakwiye guhuza abantu n'Imana. Yesu ahageze ari umwana w'Imana baramurwanya kuko yanze kuba nkabo. We aba we asohoza misiyo y'Imana kugeza ubwo acunguye abantu asubira mu ijuru. Abwira abigishwa ngo nimugende, kandi abanje arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Haleluya. Arabwira ngo ndagiye ndabasize, nimugende muvuge ubutumwa bwiza, ariko mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Ube wowe nanjye mbe njye, twese tuvuge ubutumwa bwiza, twere imbuto, tuba abagenzi ba Gisiyoni. Kuri wa munsi tuzahagarare aho dukwiye guhagarara. Kristo twirata imbere y'Imana, natwe tuvushime Kristo tumubwiye ngo warakoze kudushoboza. Imana ibagire neza. Uyu mwaka ube wowe ni ukuri uvanemo imyambaro y'abandi, uvanemo ibindi. Abantu bariyoberanya akiyerekana gute imbere y'abakozi b'Imana, bashumba be n'abandi, kandi ameze nka cya gituro gisize ingwa nk'uko Yesu yabwiraga abafarisayo ngo ariko mimbere mureke tube abo dukwiye kubabo. Haleluya. Ba wowe kugira ngo Imana igushoboze gukomeza uru rugendo. Ba wowe tubashe gusakaza ubutumwa bwiza, twuzuza inshingano Yesu yadusigiye, nicyo twatumwe. Ibindi haleluya Yesu azabiguha, Yesu azabiduha, ni ibyacu. Haleluya. Ni ibyacu bana b'Imana, ibintu byose ni ibyacu. Haleluya. Isi n'ibyuzuye ni ibya papa, kandi papa niwe ugenga byose. None se byose si ibyacu? Haleluya. Twebwe ibintu ni ibyacu twivurika, ibintu ni ibyacu twihangayika, ahubwo ni dukora icyo tugomba gukora ubundi, kuko ibintu ari ibyacu. Papa azabiduha buri kintu cyose mu gihe cyacyo abonye, kugeza igihe cyacyo kiguhe. Haleluya. Ari kube uwo ukwiye kubawe, umuririmbyi abewe, umuvuga ubutumwa abewe, umukristo. Twese dukora ibyiza, twemerwe imbere y'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. N'umwaka wundi nk'iki gihe nabwo tuzahagarare tuvuga ngo turashima Kristo kuko yaturinze turi mu buntu bwe. Imana rero bagire neza. Mwarakoze kumva ijambo ry'Imana muri periode y'umwaka. Imana yagize neza kuri uyu musozi, kuko igihe tuhamaze ntabwo tuhahagarariye ubusa. Turabona umusaruro ukomeye, abantu Imana iri gutarura, abantu Imana iri kuvana mu bubata. Amen. Icyo nicyo Kristo ashaka, kandi n'ibindi azakomeza kubikora. Muhabwe umugisha mwinshi cyane. Amen.